ntayo tuzishyura, bazakore ibyo bagambiriye, Imana nayo hari ibyo yagambiriye rwose, babyumve ntabyo bazabona, ntayo tuzabishyura, bazakore gahunda uko bazipanze. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwaraye rwanzuye ko umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara ugomba kwishyura miliyoni zisaga 349 y'umwenda utishyuye banki y'ubucuruzi ya Cogebanque. Umucamanza yategetse ko igihe uwo mwenda uzaba utarishyurwa batagomba gusubizwa ibyangombwa byabo ku mitungo itimukanwa. Eric Bagirubusa abahiye inkuru. Mu gihe kijya kwegera isaha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi asoma icyemezo cy'urubanza uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company ruburanamo na banki y'ubucuruzi ya Cogebanque byarangiye yanzuye ko abo mu muryango kwa Rwigara batsinzwe. Baregeraga kwemeza ko nta mwenda uwo ari wo wose babereyemo iyi banki no gusaba gusubizwa ibyangombwa by'imitungo itimukanwa batanzeho ingwate ubwo bakaga inguzanyo mu mwaka wa 2014. Muri icyo gihe uko umucamanza yabisobanuye bari batse inguzanyo isaga miliyoni 821 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kwishyurwa n'inyungu zayo mu gihe cy'umwaka umwe. Umucamanza yavuze ko mu mwaka wa 2017 Prime Insurance Limited yishyuye Cogebanque miliyoni 540 n'imisago aho kuba miliyoni 600 nk'uko abo kwa Rwigara bari batanze ikirego. Gusa nyuma Prime Insurance yatanze ikirego mu rubanza rwiswe rw'akarengane isubirisha mu rubanza. Urukiko rw'ubucuruzi ruvuga ko mu 2020 Cogebanque yategetswe gusubiza Prime Insurance miliyoni zisaga 349 bivuze ko hagumyemo umwenda kwa Rwigara bari babereyemo iyo banki. N'urubanza uruganda PTC ruvuga ko rutabayemo umuburanyi bityo ko nta shingiro rwagombye guhabwa. Cogebanque ivuga ko uruganda rwa Rwigara hari rwo PTC rwemera amasezerano y'inguzanyo bahawe n'iyi banki, ikavuga ko ikirego cyabo nta shingiro gifite. Urukiko rw'ubucuruzi ruvuga ko kuba urukiko rw'ubujurire rwarategetse Cogebanque gusubiza miliyoni zirenga 349 kandi ayo mafaranga yari mu yishyuriwe PTC nk'umwenda yari yibereyemo, bivuze ko uruganda PTC rugifite inshingano zo kwishyura uwo mwenda. Urukiko ruvuga ko bikimara kuba nta kindi Cogebanque yari bukore uretse gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko yarangiza nayo igahindukira na PTC iyishyuza umwenda wayo. Kucyo kuba uruganda rwa Rwigara rutarabaye umuburanyi mu rubanza rw'akarengane, umucamanza akomeza gushimangira ko bitayikuraho inshingano zo kwishyura umwenda. Ku kijyanye n'inyungu z'ubukererwe kuri uyu mwenda, umucamanza asingiye ku zindi manza zaciwe yavuze ko kuva Cogebanque yaremererwaga kwishyuza umwenda wayo mu 2020 nta cyayibujije kujya kuwishyuza mu bwumvikane. Yavuze ko ahubwo iyi banki mu minsi ishize aribwo yashatse gukoresha uburenganzira bwayo bwo kugurisha mu cyamunara imitungo yo kwa Rwigara yatanzweho ingwate. Yavuze ko ikijyanye n'ibihombo iyi banki yaba yarahuye nabyo igomba kubyirengeraho kwishyuza inyungu z'umurengera ku burangare bwayo. Umucamanza yahise ategeka ko abo kwa Rwigara bagomba kwishyura banki y'ubucuruzi ya Cogebanque umwenda wa miliyoni 349 n'ibihumbi 752 n'amafaranga 425. Yabaciye kandi indishyi ingana n'ibihumbi 700 arimo yo gushora Cogebanque mu manza n'amafaranga yikurikirana rubanza ry'umunyamategeko. Umucamanza kandi yategetse ko igihe cyose bazaba batarishyura uwo mwenda batazasubizwa ibyangombwa by'imitungo yabo itimukanwa yari yaratanzweho ingwate. Imwe muri iyo mitungo iherereye i Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo no mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. N'umwanzuro bigaragara ko utaguye neza. Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera ahita ahaguruka asohoka mu rukiko. Ku murongo wa telefone yabwijwe rya Amerika ko bagiye kugarira inzira z'ubujurire. Tugiye kujurira ariko nk'uko nabivuze na mbere hose twajuririye ijuru, ariko n'ubu tuzakomeza ntabwo ducitse intege na gatoya, kandi kiriya cyemezo nta nubwo cyadutangaje na gato, ntabwo cyadutangaje n'ibiriya twari dutegereje. Byarateguwe n'ibimenyetso byagaragaye kandi turiyo. Bivuze se ko igihe mu bujurire byakwanga byo ari amafaranga mwakwemera kuyishyura? Ntayo tuzishyura, bazakore ibyo bagambiriye, Imana nayo hari ibyo yagambiriye rwose, babyumve ntabyo bazabona, ntayo tuzabishyura, bazakore gahunda uko bazipanze. Icyakora mu cyemezo cy'umucamanza ntaho yigeze asobanura niba Cogebanque yemerewe kugurisha mu cyamunara imitungo yo kwa Rwigara. Ni mu gihe mu minsi ishize yari yaratangiye gushaka kugurisha imwe muri yo. Nkibutsa ko mu 2018 aribwo imashini z'uruganda n'itabi byo kwa Rwigara byarangije gutezwa mu cyamunara. Icyo gihe ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavugaga ko hari imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga batishyuye. Umuryango wo kwa Rwigara ugakomeza guhakana ibyo byose, ukavuga ko leta igambiriye kubafatira imitungo yabo yimukanwa n'itimukanwa mu mugambi wo kubakenesha. Bagirubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.